Ndabasuje nimugira amahoro. Nifuje kugira akantu gato mvuga kuri Gasuku, kandi mara amatsiko cyangwa nkuraho urujijo ku bashidikanya nimba Gasuku akorana n'inzego bwite za leta cyangwa inzego z'umutekano. Njye nemeza ntashidikanya ko Gasuku ari umukozi wa leta cyangwa ari umukozi wa RIB cyangwa umukozi wa polisi n'inzego z'umutekano. Mbishingira ku bintu bine ngiye kubabwira, ubwo turarebera hamwe nimba twabikuramo amasomo, ariko ubwo kubifuza guhita bava kuri video bakigendera numva ari icyo ndi bube mvugaho nta kindi. Ibintu bine nshingiraho mvuga ko Gasuku ari umukozi wa leta, ari umukozi wa RIB, ibyo akora aba yabitumwe, ngendeye kandi ku rugero rwanjye bwite. Icya mbere, Gasuku ku bantu munzi neza yaransuye cyangwa yasuye umuryango wanjye kubera ibikorwa byanjye by'ubukangurambaga cyangwa by'ubuhirimbanyi nkora ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'ibijyanye na demokarasi mu Rwanda. Nari nsanzwe nkoresha cyane nk'imbuga za Facebook ndetse na Twitter namagana akarengane kaba mu gihugu. Gasuku rero aranyibasira nk'uko yibasiye indi miryango, ajya gusura ababyeyi banjye cyangwa abagabaho igitero ndetse abatesha umutwe. Ikintu byanyeretse gikomeye ni uburyo leta imushyigikiye. Gasuku kugera iwacu, wenda tuzabikoramo ikiganiro kirambuye, ababyeyi banjye batejwe impagarara n'ubutegetsi bwite bwa leta. Bahamagawe n'inzego zishinzwe umutekano zibamenyesha ko bafite umushyitsi w'umunyamakuru uri buze kubareba. Umusaza arabyanga, ababwira ko nta karibu abahaye. Ikindi, icyo gihe ari busy ataboneka kubera indi mirimo ashinzwe yari ari gukora icyo gihe. Barongera barinsisita. Abo bahamagaraga ni gitifu, imagine executive w'akarere, executive w'umurenge, bateranye ndetse n'abashinzwe umutekano, kuko ndumva byarajemo na DPC ushinzwe polisi mu rwego rw'akarere. Ntago nibuka detaye neza zabyo, ariko naza kuzibarebera nkababwira. Ako gatunambwe rero bagashyize ku umusaza nyuma kubera inshuti ziza kumubwira icyo bamushakira ziciye inyuma, ziti ntabwo ari umunyamakuru wa RBA nk'uko ari kubivuga cyangwa Orenfor nk'uko bari beshye papa, utabona umugabo w'inda witwa Gasuku. Ati kandi abantu asuye usanga baba baje kubaza ibintu bijyanye n'iby'abantu muri famiye zabo, byitwa ko barwanya leta cyangwa banenga leta. Ati ubwo rero sinzi nimba hari icyo wikeka. Umusaza ati nta kibazo, ati ubwo ari ibyo ko ntacyo se mbamo, ati nzabaha karibu nongera kumpamagara. Hashize nk'iminsi 2 barahamagara umusaza, abaha randevu kuri ofisi, banga kuza kuri ofisi, bavuga ngo bashaka kuza mu rugo kandi ngo na madamu ahari. Nababwira ati ariko se nimba ari interview mushaka kunkoresha ijyanye n'akazi, murabizanamo umukecuru kubera iki? Noneho nyuma rero nibwo ahamagaye n'umuntu wo mu nzego z'umutekano, ambwira ati ibintu urimo ntubizi, usabwe ko uri mu rugo, amuha itariki n'isaha, nyine ubwo ari umunsi ukurikiye. Ati kandi na madamu azaba ahari. Ariko mama yari afite akandi kazi ntiyabashe kuboneka. Papa rero araboneka, Gasuka tugabaho igitero. Ariko uburyo yaje mu rugo, abantu bazanye, hoteli yararagamo i Kibungo. Icyo gihe cyose karibu yari yayimwe, yari afite ahantu ari kuba i Kibungo. Nyuma arangije bamwemereye kuza, azana n'abantu barimo n'abashinzwe kumurindira umutekano kandi yahawe na polisi. Executive ubwe yihamagariye papa aramubwira ngo turazana, humura nta kibazo. Igihe cyo kuhagera kigeze, executive arabura, ariko hazuba abakuru b'umutekano, abashinzwe umutekano. Dusanga bamenyesheje n'umukuru w'umudugudu duturanye yari ahari. Kuri kamera agaragaramo umusaza gusa,
ariko ku ruhande bari bahari, amazina yabo ni abantu tuzi, ni abantu duturanye, ni abantu twakoranye, ni abantu tuzi bose, meme na executive. Hakurya mwumve uburyo leta iba ibishyigikiye. Bwarakeye mu gitondo bamaze kureba ikiganiro Gasuku cyaplodinze, kandi yasaga nk'uwishimye, usibye ko nari namukubise agatego kwaje kwa pla, wenda ntari buvugirane, ariko abazareba ikiganiro bazabibona. Yagize gutya, executive arongera ahamagara papa aramubwira ngo wasubije nabi, ibisubizo wasubije ntago bihwitse, turongera dutumire Gasuku agaruke mu rugo umuhe interview witandukanye na kiriya kigarasha cyawe. To cut the story short, nta muntu wundi usanzwe uherekezwa atyo, nta muntu leta ishyiraho agatunambwe n'abantu. Abantu bazi iwacu barahazi, bazi uburyo iwacu babanye n'abantu bose n'inzego, nta kibazo rwose, ntago natinya kubivuga. Ariko uburyo bashyizweho agatunambwene kubera jyewe, byanyeretse ko nta muntu n'umwe uri safe, kandi byanyeretse ko na Gasuku bwe atari wenyine. N'ikimenyimenyi uko kuntu yaprodinze video, yasaga nk'uwishimye, reka mvuge ntyo, yasaga n'udafite ikibazo, kubera ko yaremeye ayishyiraho, nyuma bamubwira ko idashyitse, bamushyira indi pressure yo kugaruka gufata indi video. Ubwo musome between lines, n'ubwanyu musome entre lignes, mwifatira umwanzuro ku giti cyanyu. Kugeza ubwo papa yitabye, executive agafatira telefone akamuthreateninga ku rwego avuga ngo n'akandi kazi azasaba bamwirukane kubera ko ari kwanga kwitandukanya n'ikigarasha. Ibyo ni ibintu byabaye, bikorwa n'umuntu tuzi, ntabwo ari umuntu strange. Ubwo rero umuntu ukeka ko izo mbaraga ari izi mbaraga zisanzwe, bimvuze ni ibintu biri on record. Wenda ukabibaza muzehe ashobora kubivuga ukundi kubera ye namwe murabyumva, ariko ni ibintu nawe wabona, ni ibintu twaganiriye n'inzego zitandukanye, kuko jyewe narahamagaye mbabaza impamvu batesha umutwe umusaza, bamubaza ibintu byakozwe n'umuntu w'umugabo uri birometero 10,000 umaze imyaka 20 ataba iwabo, mukajya kugaba igitero iwabo kubera gusa imyumvire y'umuntu. Icyo cyari icya mbere kigaragaza ko Gasuku akorana n'aba bantu. Ariko ushobora no kujijinganya ukavuga uti wenda Pam arimo ararengera, arimo aravuga ibihuha, mu burenganzira bwawe. Ariko reka twumvane neza ikiganiro cyakoranywe na polisi, mwumve ikibazo umunyamakuru Theo yabajije neza. Ndabibutsa ko Theo nawe ari igifobagane. Theo si umuntu rwose nshobora gushingira igiti hano mvuge ko ari umunyamakuru mwiza, kuko usibye n'ubufobagane anjye mushinja n'ubuhumyi bwinshi, kuko hari ibibazo yagize mu itangazamakuru ashaka kubirangiza mu kinyabupfura, ariko nkurikije imigeri batangiye kumutera ashaka ubutaha atazabona chance zo kubirangiza mu kinyabupfura nk'uko yabikoze. Yagakwiye kwegera inzego zirebera abanyamakuru zikamutabara, sino ashaka kugwa mu mutego. Gusa ni igifobagane, ibiganiro byo murabizi, ntabwo ari umuntu navuga akavugira rubanda igoka. Ariko yabaje ikibazo cyiza, sinzi wamutumye, sinzi uko byagenze kugira kibaze, sinzi aho yakuye izo courage zo kukibaza, ariko ndagira ngo mwumve neza igisubizo RIB na Namuhoranye bamuhaye wa polisi. Ntabwo bigeze bavuga ko Gasuku bamubeshyera. Ikibazo kwari ukwibaza impamvu adahanwa. Bo baza kutubwira ngo mwavuze ko turi inshuti ariko ntituri inshuti. Ayo ni amagambo, ariko icyo twashakaga kubona nuko mutubwira muti ibi bintu yavuze ntibigize icyaha, ibyo bintu uvuze ntabikora, ntajya atukana, cyangwa twaramuhamagaje, twaramufunze, twaramuganirije. Ibyo mu bisubizo mwaduhaye nta na kimwe kirimo.
muri make mwakwiye iki kibazo mwaderesa ibyo mutabajijwe cyo kuvuga ngo nta muntu umwe uba inshuti n'inzego ni ukutubeshya. Nimba mutamufunga ubwo mufite impamvu, mushobora kuba mutari n'inshuti ariko ari umukozi wanyu, then si byose. Icyo gisubizo mucyumve neza, mucyumve neza. Icya gatatu cyerekana ko Gasuku ari umukozi wa RIB cyangwa ari umukozi wa leta ni reaction za minisita utuma twishima. Evode yigeze kuvuga ikintu gikomeye mu minsi ishize muri Unity Club mbanza ya 2022 cyangwa na gatatu, icyo gihe nabampora cyara gihari. Yavuze ijambo rikomeye avuga ngo ubutegetsi bwacu ukuntu bumeze, abayobozi bacu ukuntu bameze, ngo bapima ikirere mbere uko asubiza ikibazo, mbere uko yaporocinga ikintu mu buryo bwose, apima ikirere akamenya icyo leta ishaka, cyangwa akaba abifiteho amakuru akamenya ko leta ishaka kujyana ahantu aha n'aha, uwabandi akajyanaho, kuko bafite agahanga gato bagomba kukarinda urugomo wa mugani. So reaction ya minisita, mbibutse ko ari minisita ushinzwe urubyiruko cyangwa urubyiruko, Gasuku ari mu bashinzwe muri make. Yaravuze ati komeza ukotane, cyakora bira byose imbihakana ni umuco w'inkotanyi, gutukana no gushira isoni no kwandagaza abantu kugira bagire isoni, bagira ubwoba bwo kongera kukwegera. Iyo urishije umuntu ibya nyina mu mvugo nyandagazi nk'irya, ikintu cya mbere abona nyina uteze urugori, akavuga ati reka ntabwo wantukira mama aka kageni, reka nicecekere. Ariko rero ibyo bintu ntabwo ari byo. Theo yanditse ijambo ryiza nyuma aravuga ati iyo mbwa mushumuriza abana b'abaturanyi ikabarya, murebera mugaceceka, nimara guhaga amaraso y'abo bana b'abaturanyi nawe warabyaye izabarya. Kandi koko nibyo. Minisita atinyuka avuge ngo abatuka ngo abavuga nabi ubutegetsi. Nabonye batatse na Karegeya nawe w'igifobagane, marigire kazi ibintu byinshi ariko akijijisha akigira ikimara, arabwenge nka bya bindi Pifuro yatubwiye ko kuba hano ari ukwigira ikivamvare kugira ngo tube ko twaramuka kabiri. Ariko ibintu Karegeya azi, uburyo avuga babera anonera, ntabwo agakwiye kugaraguzwa agati kari akageni. Ariko se nyine niko zihemba, inkotanyi niko zihemba, turabizi. So minisita gutinyuka akavuga ngo rero ngo abatuka abarwanya ubutegetsi. None se minisita Skove yabamurisha ibye na nyina uwo bita Tayikuni Medi muzi w'umuhanzi, nabo ni bigarasha. Abo ni bake nibutse mbashe kuvuga. Tayikuni nabo ni bigarasha. Anyway, niyo kandi baba ari bigarasha. Dukwiye kubaha igitsina gore. Turi mu gihugu gitwa ko cyateje imbere umugore. Gutinyuka gufata umugore ukavuga ibice bye by'ibanga, amplis ubyaye ukabirisha umuntu we cyangwa iki, ni umuco he? Inkotanyi koko hariya ngo nta soni mugira ngo oya koko umuntu aratinyuka akaza ibyo twonsa akabivuga neza akabitu wangiza bavuga ngo niko ari kurwana. Ariko we bapfe bari hose pe, cyakora da inkotanyi niko zabaye kuko
Kagame sinzanakura abantu nka bariya, icyo ndaza kukivuga mu masomo twakura hano, reka mbe nkihuriye. Ariko biragayitse ndetse biteye isoni kumva abantu b'abagabo batinyuka kuvuga ngo umuntu utuka ubutegetsi cyangwa unenga ubutegetsi, kandi iyo yaba yabikoze akwiye kurishwa imyanya y'ibanga ya mama we. Uwo muco ni uwa hehe? Noneho uvuza mu cyaha akaba ari witwa ikigarasha. Anyway, cyakora muri bifobagane mwese nimusubiranemo, ahari mwamenyeramo ubwenge, kuko nabonye mutuka Karegeya. Nakunze message ya Dadido Maximo. Maximo ni umuntu w'imfura, ariko nawe ubogama agakabya, kuko nzi ko nawe azi byinshi, ariko byibuze yavuze ikimuri ku mutima. Si we wenyine, nabonye na Badalama n'abandi benshi. Ntimucike intege, ntago dukwiye guceceka rwose. Ibintu byo kuza gutera abantu ubwoba no kuvuga abantu mu mvugo nyandagazi kugira tugire ubwoba turekeraho gucyaha ikibi tukireba, ni bibi, ni bibi. Ntago position, nubwo numva nyirimo, ariko reka ntago position yazana umuntu nka Kanimba, ndi kuvuga uyu mukobwa Rusesabagina kurwana. Mwebwe mukureho Gasuku muvuge ko urwo rugamba muri kurwana muzarutsinda. Kada kereka simbizi, ntibishoboka, ntabwo mwatsinda. Reka mbakopeze, turabareba tukabacishamo ijisho tukabona ubwenge burasinziriye. Ariko ifobagane mwabonye ko bwanyu muri gusubiranamo. Nimba nka Karegeya, nka Rikari, nta kintu kimwe barwanyaho leta, kumva babarishije ibya ba nyina, ntihagire umuntu w'umutabara ngo avuge ko ibyo bintu bidakwiye. No. Icya kane ari nacyo cya nyuma, wenda tukigira ku nama twakura muri ibi bintu, ni ikiganiro Gasuku yakoze nyuma yaho, cyangwa bibiri, ndetse hari n'ikintu abonye yakoranye na Jean Paul. Ariko we sinzi ikintu uzakora abanyarwanda kugira ngo mumenye uburenganzira bwa mujijuke. Jean Paul yakoze ibintu by'ubugoryi, by'ubumara, by'ubupfapfa. Ariko reka tujye tubyihorera ibyo. Ikiganiro Gasuku yakoze ntigeze avuga ko adatukana, ahubwo yavuze ngo sinzarekera, nzakomereza. Icyo gihe na minisitiri ataramutera akanyabugabo, aravuga ngo mba ntuka abarwanya leta. Ngira ngo nababwiye amazina y'abantu ba Scovia n'abandi, ndetse na Jean Paul ubwe na Rikari. Nta namwe wanyereka ko ari ibifobagane, nta wanyereka ko ari ibigarasha, nta wanyereka ko ari interahamwe. Araza aratangira avuga ko noneho Theo ari we kigarasha, avuga ko ari abandi bantu ari gukorera, bivuze ko ari gukora icyaha noneho mu kwirega. Araje atubwira ati n'ubundi sinzigera mbireka. Maze kureba ikiganiro yakoranye na Jean Paul mbanze ejo kuwa mbere cyangwa ku cyumweru, sinzi igihe bagikoreye, ariko nicyo cyuzuyemo ibyaha. Rero nahere mvuga ni Jean Paul nk'umunyamakuru w'umwuga, sibyo ko ari akajiji n'ubundi, ariko yagaragaje neza ko atazi ikipe bakina. Sinzi ikintu nzakora kugira ngo abantu mwumve uburemere bw'ibintu mubamo n'uburyo mukina n'umuriro. Jean Paul sinzi umuntu wamubeshye ko kurokoka hari garanti bumuha ku gihugu abandi badafite. Ntabwo warokotse wenyine mwa, ntukabirate. Nahoze mbona wihakurata ngo Ruti ngo yakuvugira inguki. Ntibagufunze, bagufungiye. Gasuku katukana ntibamufunge, ubwo yatukanye n'ibirenze ibyo. Ntibagufunze, bakujije iki ngo watukanye Silver. None uyu munsi uriya muhungu w'ibondo utagira amatwi wa mugani, atinyuke yita abanyamakuru bagenzi bawe refeneya. Yewe ubirebere umve ni sawa, muze mufatanye kwita Theo igisambo.
ushobora kuba ufite icyo upfa na Theo, muze mufatanye unyege Karegeya ngo ngankura umugi harya, birashoboka, sinamuvugira, nawe ni igifobagana, ariko ni umunyamakuru mugenzi wawe. Ejo muri Gatanazi yakoze ikiganiro sinibuka nande ndede, giha kumubaza ibibazo bishyishamo abanyamakuru bagenzi be, banza ari Gaspard. Gatanazi aravuga ati abanyamakuru bagenzi banjye nta kintu na kimwe ushobora kubavugaho, wicaye mu kiganiro. Karegeya nayo yigeze gukora ikosa nk'iri, naramubonye ari kumwe na Theo bakoreye ikiganiro bari ku Gisenyi, ko bari ahantu ku mazi, bavuga umunyamakuru mugenzi wabo, bagera no mu rugo rwe bavuga ibintu bidakwiye. nabo narabagaye, we na Theo yes, ariko nawe uyu munsi mwahuriye nganywa ibitabi, nganywa urumogi, we na Gasuku ejo bundi witaga umusederi, uranje ushyira inda imbere, ugenda werekana ko ari ishyari bamufitiye, ngo kuko yotsa inyama, ngabura neza, ngarya neza, kubera ko aba mu nzu ze. Ziriya nzu wabonye zirutse za Rwigara, niko ko numva uri umusope wa mugani, si Evariste yagize bike muri icyo gihugu, harya bifitwe nande simbizi, Rujugiro se. Ubu Gasuku ni umutunzi ye, urahura araramye, nyuma yo kugukura amenyo urangije simuvugiyeho Nyagasani akorohereze, ujya kwa Bagiruwubusa mukorana ikiganiro, uri gutaka utabaza, uvuga ko umuntu wagukubise yagiye muri M23 asigaye yirwa avuga ko azakwica. Mbare munyumvira ubwo bwenge. Ku ruhande rumwe uri kuza gushyigikira Gasuku mukibasira Theo, ukajya ku yindi cano ukajya kuvuga ko umuntu wagukubitiye mu buroko yajoininze M23 aho bamurekuriye, akaba ari kohereza amafoto ya machine gun, akabereza umugore wawe avuga akazakwica. Ariko ubwenge bw'abantu bubahe, ubwenge mvuga sinubwo ndi bwo mu ishuri, kuvuga bwa bwenge karemano, aho ubona koko aho system ikugeze, ukamenya kuyibanamo ubwenge. Uri kujya kwitiranya n'abanyamakuru bagenzi bawe. Karegeya na Theogene deje ubu mufitanye ikibazo, ubyange cyangwa ubyemere. Nizere ko Mike Karanga atazaza muri ubu butiko bwanyu, azabe sage, akaramutse ajemo bayamutekereze kabiri. Ufite ikibazo cyagakwiye kuba kirimo izindi nzego zirebera abanyamakuru ndetse na community international, kamenya iyo warning. Umuntu uramureze, baramurekuye, ageze hanze, aho kugira ngo ace bugufi kwe baraguhoteye muri gereza, kandi uzize inkuru wakoze, urasohotse, agiye muri M23, amaze kwiga kurasa, ya nimero mwavuganagaho ayikoresheje yohereza umugore wawe threat zo kukwica. None urahura araramye ngo igihugu kiri ngo kizagutabara, ukabivuza n'ibintu bya FDLR na zabaga kwerere. Reka we hainya, uwakumfungurira ubwo bwonko akakwigisha ko ibintu wibwira atari byo, iyo turufu y'uburokoke ntabwo warokotse wenyine, natwe twararokotse, ariko twamenye ubwenge, sibyo nanjye n'abandi. Sajya nijye ku Gicumbi, nkeka ko dukwiye kuvugisha ukuri no kwaba gushengura. Ngo harya ngo uzaba bari, ariko we ndahinduye ndayobye, nagiye kugira inama Jean Paul kandi ashobora no kutazareba ibi, ariko ababikata bikatiwe mushyire, bamubwire ko yamenje hariya hantu, akwiye kumenya ubwenge. Cyenda mukunda kubera ko inkuru z'ubutabera akora, nubwo hari igihe ubona yarengeye ari mu bintu by'ubuswa, ariko uko biri kose abantu bazi gusoma hagati y'imirongo, icyo dukura mu nkuru akora akomereza. Gusa professionalisme ye iri hasi. Abantu nka Mike Karangwa bakwiye either kumukebura
cyangwa kwitandukanya nawe bakamenya uko bakora ibintu by'umwuga, kereka nimba ari audience bashaka cyangwa ari abakozi be simbizi, ariko Mike Karangwa nzi mu nkuru z'imyidagaduro, Mike Karangwa wize ntakwiye gukora team up n'uyu mugabo, azamwangiriza izina. Byari ibyo bintu bine nashaka kuvuga, ariko tujye ku nama twakora. Katubanze tubyibukiranye. Cya mbere ni urugendo Gasuku yakoreye mu rugo, nirwo runyemeza ko gukora muntu akorana na RIB, uburyo baje mu rugo, uburyo barwinjiyemo, uburyo bari baherekejwe, aho baraye, stress bashyize kuri muzehe, nyuma yaho bongera gutumira Gasuku. Gasuku yakoze ibiganiro 3 kuri jyewe, kandi papa yabanje guhamagarwa n'inzego z'umutekano zikomeye, atari babandi ba mudugudu b'amafuti, no. Kimwe. Kabiri, igisubizo RIB yaduhaye n'icyo yatwimye. Icya gatatu, minisita gushyigikira biriya bintu n'ibyabikurikiye. Icya kane, reaction ya Gasuku itarimo kwicuza na gake, ahubwo iri kuvuga ko azakomerezaho. Sibyo? Nibyo. Hari icyo bikwiye kutwigisha, aricyo nsorezaho. Icya mbere cyo, mfite feelings ziri mix, kubera ko ntagomba ntunguwe, sifite uko mba nzi icyo nteze ku bantu. Minisita ntiyantungura, gukora biriya nibyo yagombaga gukora, nizere ko nawe ari kubibona, kubera nkuko nigeze kubikomozaho kuri vote. U Rwanda rwacu, umuntu w'ikigwari, umuntu uvuga amagambo n'ibitavugwa, umuntu uzana nyina mu biganiro, umuntu umuntu wibeshyera ko yishe abatutsi cyangwa abanga cyangwa yakuze abanga, umuntu uvuga ko isafuriya ari ahantu yamurushaga uburenganzira, umuntu utazi kurwana, umuntu nibo babona imyanya. Abantu bashima Kagame naho kutamushima, nka wa mushehe wavuze ko Kagame azura abantu ngo n'imirambo izana ubugingo, ntarava ku bwa ambasaderi, nta ntazigera buvaho. Si byose abantu nk'aba rero bapima igirere nka kuriya Evode yabitubwiraga, ni ibyo bagomba gukora. Bagomba gupima, akamenya aho igihugu kiganisha ibintu, akamenya ko uriya umukozi wa leta, akamushyigikira, kugira ngo, kuko ibintu byo gusigana ubusembwa no gukangisha abantu ibisebo kuko bo batabigira, ni intwari ikomeye y'inkotanyi bamaranye igihe, kandi batajya bagira, badateze gutezukaho. Ngira ngo muribuka abasirikare twakita kintu bazi kurwana, abitwa ba Musitu, ba Dodo, nibo bakurwa mu gisirikare mbere, igisirikare kigasigaramo umuntu nka Kabarebe, abantu b'amasutwa gusa, nibo babona ubujenerali. Dodo akivamo akiri colonel, mu gihe Musitu akiva akiri majoro, mu gihe Ngoga apfa akiri colonel. Abantu barwanya bazi isasu, ntazo wasigayemo aribingira, ariko nawe mwabonye ko abiterwa na cya gihunga agira, yari kumwe na nyakubahwa Jeannette Kagame. Ariko cyakora ibigwari turabigwije, byagatabaza ibyo bijya kwiba amakariso, bikaba ari byo bihabwa ubudepite, bikazamuka bikajya mu byo bya guverineri. Goriraho wo kugaya ninde? Ubaha akazi. Ushaka umugaya, ushaka kumukunda, ariko hari message bitanga ikomeye. Kagame akunda ibifobagane kuko ntakunda challenges. Yamenye ko umugabo w'ijunja n'ijambo, ushobora guhagarara ukahagarara ku ijambo, ukamureba mu maso ukambwira uti enough is enough, akwereka umuryango. Niyo waba uri umugome nkawe, niyo waba uri umwicanyi nkawe, niyo mwamusangiye ubwoko, niyo mwamusangiye intara, niyo mwamusangiye ishyaka, niyo mwamusangiye isura, niyo mwaba muva inda imwe, Kagame ntaba challenged. Aramutse abaye challenged, aragusohora, cyangwa nyine ukavugira hanze y'ikibuga
umutinya agatinyana barafinda, ariko we kandi uwo mukamuririmba njya mbabona mwamushyize kuri profile nkabara nkavuganisha cyakora muri ibi kwari reka jya bita ibifobagana. Iryo ni ryo somo rya mbere dukwiye kumva. Dukwiye kumenya ko igihugu cyacu kiyobowe, ko ubuyobozi bwacu butekereza. Ushobora kuba utari tayari kugira icyo ubikora kugira ubihindure, ariko byibuze ni byiza kuba informed. Ni byiza ko uba informed, ukagira amakuru nyayo, ukaba informe, ukagira amakuru yizewe adashidikanywaho. Ni iki gituma abantu b'ibigwari, abantu b'imbwa, abantu badafite umuco, abantu basebanya ari bo batumbagira? Nta mugabo dufite mu myanya yo gufatirwamo ibyemezo. Se mbona muvuga muri Uganda ejo bundi, ariko mujye kuri Twitter ngo rero Twitter z'ibintu yandika, no mu burokore bwa Silver bikwereka impamvu abantu nka ba Rutayisire batagira akazi muri kiriya gihugu. Usibye ko ntaryo ajya afobaganamo, ariko ni umugabo ushobora kudacisha ahantu ibyo ari byo byose uko biri. Ngewe ubugabo bwawe mbupimira mu kuba utarabona akazi. Umuntu wese abonye akazi muri kiriya gihugu akagera mu myanya ifatirwamo ibyemezo, nuko aba ari submissive, nuko ari umuntu wemeye gukururwa amatwi no gukubitwa mu nsina z'amatwi. Ibyo rero ni ububwa tukakure. Sawa, ibyo ni isomo rikomeye, nizere ko dukwiye kuryumva, nizere ko buri muntu wese akwiye kurisigarana. Dukwiye kumenya ko igihugu cyacu kiyobowe, impamvu dufite abadamu mu myanya ifatirwamo ibyemezo badatorwa, nuko hari uburyo baremye, ntabwo bazi guhangana. Abazi ko sisiteme yacu ikora, iyo ushatse ubutegetsi nta n'ubwo ubona. N'umudamu ushoboye ntabwo bamuha, aragenda akareba amahunda udashoboye, uzagenda akajyana n'abandi tingitingi bakagirana nayo, yagaruka akaza akavuga ngo n'uwapfuye yazize macinya, nk'inkotanyi zarasaga amashaza. Harimo rwose abapfuye bazize amacinya bareba, ariko bose ntabwo bazize amacinya. Iyo uri ikibwa rero kuri urwo rwego niwo ubona akazi. Wandi wavuze ko azahindura Nyabarongo ngo ikaba urubogobogo, ntabo bahabwa utuzi, sibyo? Sawa, twagiye. Isomo rya kabiri, abantu ni ba ntamunoza, ntacyo babakorera ngo bagushime. Mbivugiye kuri Karegeya. Karegeya ni umuntu uvuka ibyumba, ni umunyamakuru usobanutse, ariko ibonye ukuntu igira ikivamvare, kabona ibintu yirengagiza ze, akajya aza akavugira mu migani, bakageraho bamutuma kuburira Jean Paul, agahinduka igikoresho ubwo cyo gutwara amakuru avuga ngo tuzakugirira nabi, akigira na bya bindi Ines Mpambara yigize byo gushyira message Kizito ko bazamwica. Uba watannye. Aba bantu niyo babakorera iki, niyo bakiyobomba rikute, n'ubundi twese tuzapfa. Byaba byiza tugumye ku ijambo. Ntawe mbwenga abeshye, ntawe mbwenga ajye kurwanya ubutegetsi, ariko byibuze ibintu wahagazeho bivuga uko wabibonye, n'ubizira ubizira, n'ubundi nta yindi nzira kuva muri ubu buzima twe tuzabuvamo dupfu. Bamwe bazazira diyabete, abandi bazire kanseri, abandi bazire sida, abandi bazire accident. Karegeya gutinyuka akagenda akihambira kuri Victoire Ingabire, akamuvuga amagambo nk'ayo yamuvuze. Karegeya Ntwari William agapfa, amagambo avuze turayibuka. Hejuru y'ibintu uzi, hejuru y'ibintu ubona, hejuru y'umutima ufite, hejuru responsibility ufite, wagakwiye guhagarara. Kuko ngewe burya hari abantu mbreminga ku bibazo dufite, bane bakomeye, kambabwire babiri. Mbreminga abacamanza, nkabreminga n'abanyamakuru. Abandi babiri nzababwira nyuma. Ibibazo byose dufite, turamutse dufite izo nzego ebyiri n'izindi ebyiri nzavuga nitonze nyuma,
izi ebyiri zigakora akazi zishinzwe, bakamazanira umuntu bari gushinja ibintu by'amafuti bakanga kumukatira urumutamo, abanyamakuru bakavuga ibyo bazi bakavugisha ukuri, bashaka bakakuzira kuko there's no safe place. Ntabwo nshobora kugarantisa ko uzavuga ibintu ugasiga amahoro, ariko wakoze akazi kawe. Fred Muvunyi atweretse ko ashobora kubahagararira, arabikora nubwo yabizize ava mu Rwanda, ariko umuntu ariho. Dushimire Etienne Gatanazi ibyo ari gukora, dushimire n'abandi banyamakuru batandukanye, Byansi n'abandi, Byansi bavuyemo nyuma nawe, ariko hari n'abandi bababanjirije. Tuzi Didas Gasana, tuzi Charles Kabonero, tuzi Semana Tarcisse, tuzi Mama Jaliwa, tuzi McDowell Kalisa n'abandi bagiye bakora ibintu bitangaje. Komboze muri kutwicira igihugu, kandi reka mbabwire, imico nk'iyi ngiyi niyo yaduteje jenoside. Aho leta yicara igafata umwanzuro ikavuga ngo aba bantu tubashaka, abantu ni babi, abantu ni abanzi b'igihugu, tubarwanye n'imizi. Hakabura abantu bahagije nka Twagiramungu bo guhagarara mu ijambo, ko tugira abatwagiramungu 30 cyangwa 100 buri karere gafite umuntu nka Twagiramungu, byaba ntabwo byari bugere ku rwego byagezeho. Babwire leta y'abatabazi bati ibintu murimo sibyo. None ubu leta irazana politike y'amafuti, umuntu akaza agatuka abantu kuri ba nyina, leta ikabishyigikira. Ujya kubona ko umuntu nka Ignatius Kabagambe, kabona umuntu minisita, kabona umuntu umujene aje hano, aje gushyigikira ijambo adashobora no gucisha mu kanwa ke, ko amagambo gasuka avuga nta muntu no kuyandika, njye no kuryandika nshobora kuryandika, mba mfite isoni sinshobora kubyandika, ariko ujya kubona ko umuntu araje arabishyigikiye nkaho nta cyabaye, tukamuha amashyi. Ni ku gihugu cyacu cyapfuye. Hari mujya mwibeshya ko wenda jenoside irangira ku Bututsi cyangwa ku nzangano z'amoko, mukibagirwa ikirungo gikuru kiruta ibindi. Ni leta ireberera abantu barengana ntibihagarike, ni leta itiza umurindi abakora amakosa yo gufata ikindi gice bakakigira igicibwa. Jenoside y'Abatutsi ishobora kuba itazasubira mu Rwanda, ntikanabe, ariko jenoside y'Abigarashi irashoboka, jenoside y'Abasenzi irashoboka, jenoside y'Abemeramana irashoboka. Nimba leta ihagarara ikavuga ngo aba bantu ni babi, tubatsembe cyangwa tubimiramo, ugahaguruka ukabishyigikira. Anyway, nagiye kure mu byo bitari ngombwa, munyihanganire. Nuko bigenda rimwe na rimwe mbaye passionné nkajya nkarengera, ariko nashaka gutsindagira iki kintu. Gasuku ntimuzibeshye ni umukozi wa leta, ahubwo abakozi nk'aba leta koko nta soni igira zo kubakoresha. Umwanzuro ni wawe, ufata uko ushaka, kuko hari n'ababona ko ibikora ibishaka, ibyigira ibizi, ibona ari byo bikwiye kuko ishaka, ariko ntibikuraho yuko bigayitse. Ijambo Theogene yanditse nubwo ari igifobagane muryibuke, Gasuka ari gutuka abandi mu gaceceka, ukumva ko yatutse Mukankiko mu gaceceka, yatutse Meddy muraceceka, bien sûr, ejo azatuka wowe. Kandi noneho haza gushumuriza leta avuga kuri Kigarasha, mwabonye ko atangiye avuga ko Theo ari Kigarasha nubwo ari igifobagane, ariko bana sawa. Nuko nareshyaga, murakagira u Rwanda rutekanye, murakagira u Rwanda rutera imbere,
murakagira u Rwanda buri munyarwanda yibonamo. Yari Pam. Uwo ni umusanzu wanjye uno munsi.